no kuri Imana isubiriza igihe mu byo yavuze ngo igihe n'igihe cyacu nuko hari igihe cyo gutanga hari n'igihe cyo kwimana rya jambo ryaramfashije cyane nubona uri mu gihe abantu bari kukwima uzikoce uzimenye kandi nduzasebanye ariko nubure mu gihe cy'abantu bari kuguha uzamenye ko ari nacyo gihe nubundi nshuti y'Imana kandi nshuti ya Yesu ndakugira inama yo kugendana n'Imana kuko uwagendanye nayo ndabwa yoba yego nongeye kubasuza abakunzi ba Umukristo TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njewe nitwa David ninje mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ariko imbere ya kamera za Umukristo TV muri kuhabona Pastor Labani nandi mahirwe n'undi mugisha wo kugira ngo njewe David ngirirwe ubuntu bwo kuza kuyobora ikiganiro hano kuri ndi Umukristo TV. Amen. Baye ngushime Pastor Labani wanyakiye kuri ndi Umukristo TV mu buryo bwo kuvuga ngo nyobora ikiganiro ariko nanjye ndakwakire mu kiganiro. Murakoze cyane gutwakira ndi Umukristo ni yanje. Kandi Imana igikora imirimo n'ibitangaza ku bwayo. Kandi ngushimiye ikizere wangiriye. David uruwo kwizerwa n'ubwo utari Imana. Ariko birakwiye ko tukwizera mu gihe ngiki Imana irakuduhaye niwe ukunze bibi ati uyu muntu mu murebe azigiye mu mbyaza umusaruro nawe muri iki gihe Imana irakuduhaye kubyaza umusaruro musore mwiza rwose batamuze ndamubatuye Imana irakuduhaye bizaza abantu bashaka bataranyibuka Aheruka kubona ka video kanye kakya kuri ndi Umukristo. Nikera baheruka kumbana ariko nikera naga ari vuba. Hanyuma pase ndakwakire mu kiganiro mbwanyakire kuri ndi Umukristo TV ngo nkiyobore. N'ubundi nkuko tubimenya no kuri ndi Umukristo ngo tuganire ku bintu byinshi aho maze imisuri ibintu hamaze imisi wugiyemo. Ndi Umukristo bite byinshi amakuru menshi kuri ndi Umukristo n'ijambo ry'Imana. Nagira ko n'ubundi ubanze udushyira imbere y'Imana. Bami Imana yacu, Imana dukunda turagushimiye sinarye ryubahwe. Wakoze imirimo n'ibitangaza bwana natwe Kristo meze kandi ugumana natwe wongeye kuduha uyu mwanya mwiza wo kugushima wo kuguhimbaza tukicara hano imbere za kamera za ndi Umukristo TV tuvuga Imana n'umwana we n'umwuka wera ngahore data meze gumana natwe mu izina rye rikomeye sengeye uyu mushiki wacu sengeye umwe data udukurikiye umugirire neza kandi ukomeze kumungisha utagabanije ngano mufashe kandi umwegere data batose meza ubwo tugenderera nawe ndi umusiki kumana natwe umwuka wera zatuyobore muri byose mu izina rya Yesu amen. Nongeye kugwikaza na karibu mu kiganiro umeze ute pastor? Meze neza mu buryo gombi mu mubiri no mu mwuka ndashima Yesu cyakora mu misi ngirindwi ishize mu cyumweru kimwe nibwo naye ndameze neza ariko ndashima Imana yarakurinze. Ndahera kubyo mbona kubyo ndebesha amaso yanjye ndetse n'ibigaragara imbere yanjye nibyo nakurikiye bige urumva ntago nibuherekura. Ndahita nibaza ati kubera ko abantu bandi mu Kristo utega ko tugukumbura cyane. Impamvu rero umutambo nenda kenshi yego kuko utega ko tugukumbura cyane pastor urabona ko ningi ibintu nga bitatu mba ngomba kubanza gushaka umuntu ngawe geranga mfashe mu kiganiro kwiranga mfashe mu kiganiro icya kabiri ndabikoresho dufite ndabikoresho dufite nyine abantu bahita bibaza ngibiri gukoresha ndabyo dufite ubwo rero tuba twagize uyu mugisha ngaho tukakubona ubundi ukadufasha uzi kubikora mbega kubaza neza ibintu bikagenda neza akaba ariyo mpamvu mbega badakunze kutubona kenshi niyo mpamvu kandi ikindi David aho uri naho dutuye ni kure naye kugera hano ndi Rubavu byaguhenze ni zo mpamvu ziba zabiteye kutatubona kenshi icyakora turi gusenga Imana ibirimo mu mezi yazaza atari menshi atari yakuri muzajya mutubona kenshi kandi Imana izabidufasha. Abantu bagiye bakunda ndi Umukristo TV mu bihe bigiye bitandukanye ni iki uri kubategura muri iyi minsi iri imbere? Icyo ndi kubategurira n'ubundi maze kugikomozaho ibikoresho birenda kuzaboneka ijambo ry'Imana ryinshi ntago watubwiye intego ijambo ry'Imana ryinshi gusengana nabo kenshi
Imana izabigenza neza. Hanyuma pasa ikibazo cyane cya mbere kirabaza gice giti wari wumva bwawe wiburi icyizere. Kiburira icyizere. Oya ntabwo byakunze kumbaho uretse ko hari iminsi yigeze kugera mu byo kuri ukabona icyizere ndacyo. Ukumva mbese nta cyizere wifitiye cy'ubuzima. Ku cyizere ndacyo yenda ukabagire mu byo gushidikanya Imana. Icyo akora abantu dusenga na watwishinga cyane rwose waje imbere y'Imana, Imana ikakubwira ati mwana wanjye humura ejo bizagenda neza, ikongera ikakurema agatima iminsi ikicuma, kandi koko wareba ugasanga hari ikintu cyinjiye. Hanyuma ntaza kukubaza ikibazo, iki kibazo cyaza kuba gishimangira ku bintu twagiye tugana kuri Gonareke TV. Abantu baza kunyumva neza ijwi ntago aribwo bwame baba ryumvise, niba bumvirijwe bahita bumva Gonareke TV. Barakuze. Kuko Gonareke TV ifite ibiganiro byinshi, ariko ibyo biganiro ntayoba ntago birenze nka 3 cyangwa 4 bihari. Bibaye byinshi byabari nka 4 biganiro ntagiye nyobora. Yagize mu ruhare runini rufatika. Abantu bashaka kwita bibaza kuri Gonareke TV wakunze kutubwira ati kubita umuzimu muzengereze mwirukanka hagenda atareba inyuma. Ariko mukanya uratsekeje cyane birantumura ukubita umuzimu nango niba ngombwa nasare. Akayoba inzira yamuzanye akayiyoba gaca handa karindagira. Ikibazo cyaje kiraza gushingira hano kibaza gicya giti. Yego. Buri waba hugasengesho kumva ryanze kurenga parafo cyangwa se ryanze kurenga icyumba murimo. Buriya iyo uri mu bihe byiza ububizi, niyo uri mu bihe by'indege nabyo ububizi. Javuga ngo igihe cyo gusenga rimwe mu isengesho ndirirenge ryari sahuko. Kabona ryanze kurenga icyumba. Buri sengesho ryose ry'inzara ririmwe inzara ntabwo rirenga n'umunwa. Ntabwo rirenga umunwa. Reka. Buriya David, buriya hari uburyo bwinshi bwo kubita abadayimoni. Hari uburyo bwinshi bwo kuzengereza abadayimoni cyane. Kuko aragiye Satani nawe abadayimoni nawaza. Yaba nakagukubitira hano muyigunira akakubwira ati ariko nubwo uri kubwiriza uraburara. Icyo gihe rya jambo riwazamuye ahita rimenamo amazi. Akakora avata ariko nubwo uri kubwiriza umwana bamwirukanye ku ishuri cyane. Ugasohoka ugahanura abandi nubwo uri guhanurira abandi. Ariko madamu wawe madamu wawe wapi wavuye mu rugo mwatonganye iryo sengesho umva shandana santimetero 5. Ariko igihe cyose ko mu rugo hari amahoro nawe ubwo ufite amahoro usinga abana kangwa kari buboneke sha umva. Tujambo rimeze neza. Warakubita kabisa ko mbesengesho riri kuzamuka rifite imbaraga ku buryo uhagarara hadayimoni bati ndakwereka kutari bundegere mu nzara se ndi butahe ndarara ndiye muroga amahoro arahari Satani kamuzengereza noneho. Hanyuma rero ikindi kibazo nibuze gukurikiza kuko ndi kugenda mbaza ibibazo byanjye vava kuko nabona igihe cyo kiri kudusika tugwa amasaha ni mugoroba. Ku bantu badukurikiye baze kubyumva neza natwe nyine ntago bari twebwe tuba dushaka ati bihore muri kumanwa ariko ntibyakunda. Ibihe bigomba kugenda. Ibihe bigomba kugenda. Hanyuma pasta. Yego. Muri uyu murimo wa Gikristo. Yego. Wakijwe muri 99 niba mbyibuka neza. Yego. Wahuyemo n'ibintu byinshi bitandukanye. Umuhanuzi, umupasteri ku ruhande ku buryo bwa gipasteri. Ariko udahura n'imijugujugu myinshi ariko umuhanuzi ahura n'imijugujugu myinshi. Buriya Satani numwe. Ariko umuhanuzi manahura n'imijugujugu myinshi. Satani numwe. Umuhanuzi mijugujugu. Reka da buri cyiciro cyose kibamo dayimoni wacu. Cyane. Ubwo iyo mijugujugu yose wagiye ucakirana nayo. Nike kintu cyabayeho ingorane mu buzima bwa Kristo mu buzima mu rugendo rwa Kristo ariko cyakwigisha amasomo menshi ku buryo bufatika. Cyabaye kayigira icyarimwe. Ikintu cyabaye cyambanye ibibazo gukorera Imana ukennye. Gukorera Imana ukennye. David nigeze kujya gusenga ngo byerengwe ki ko hajya ngo ngusubije mu bihe byawe bya kera ko mbona ubitekerejeho cyane. David ndagenda ndatike mfite hari mu gihugu cy'abaturanye muri Kongo
hano twita kuri Seserika. Najyanye n'abantu banjyanye, tugeze Goma dutega imodoka turagenda, tugiye n'imodoka numva ngiye nshaka kujyayo njyenyine ndatike nari mfite, ariko twagenda n'imodoka ngibira ngo ni hafi, ndagenda ndazinduka kare saa 12 nandi mu mupaka, bambaje tundambuka, shibirenge mu nzira, shira ibirenge mu nzira, ndagenda ndayoba, nyobye ngo uko wagenda kilometero hafi 2 nzanga nayo by'inzira nahishe, naragarutse ndongera ndangirira hahandi, shira ibirenge mu nzira, ndagenda mbona saa 5 zingereyeho, mbona saa 5 ngiye zingere, ndaragire yongera ngiye kubona mbona shitse ku musozi, ariko byangoye nari na bifuzana nabyanditse ku rupapuro, ngeze ku musozi kandi ndabona ndi buharare, shobora gusenga kandi ngataha, ndavuga ni nandikiye Imana nshira mu buvumo, Imana yaratinze gusubiza, nagiye mu mwobo, Imana yatinze gusubiza, nazamutse mu giti, Imana yatinze gusubiza, uru rupapuro ni iki kintu ndi burukorere, ndareba ngo imibare ndavata ibintu byifuzo, reka nze mbirye ubirye kambirye muri rupapuro, mbata urupapuro ndaro ponda ndatangira ndashikura urupapuro, ndarujya nitonze nsenguruka nsenga, manu birebe mu giti hagitse hano byanga mu nazo biranga, none bino byo ndabiriye, urupapuro ndarurya, maze kurumara rwose, abana numvise semiraje y'amazitu, menye impapuro mu byo bazikoramo harimo n'amazitu niba atari peteroli, ngira iseseme sasa, n'amasaha ari kungendana ari kure, nderekeza ndataha, ndi kumukogwa niyo seseme yose n'iki byose, ngeze mu nzira mbura n'umugabo wanu naye nduye kera, abaranzo tira abana atamakuru, nanjye ati sawa, atuvuye hasi, ati mvuye gusenga hesi, urabona se ndari muri Kongo, ati mvuye hano gusenga, tareko mwataye imbere mwakabyara, tumusigiye mwambuka n'imipaka mukajya gusenga, mukambuka ibihugu mukajya gusenga, naho ndabwa saho ruzingiye, ndabwa sano ruzingiye, noneho abarambye nose kutateze, nibutse ko mu mufuka mbiteme igiceri cy'ijana, nihagararaho, burari igihe shuti yanjye yungurikiye, jya wihagararaho, ndagwa nzi iminsi uri kunyuramo, ndagwa nzi ibiri kunyuramo, cyakora ndagwa amakuru, humura, Imana isubiriza igihe, ni ukuri Imana isubiriza igihe, mu byo yavuze ngo igihe n'igihe cyacu, hari igihe cyo gutanga, hari n'igihe cyo kwimana, ririya jambo ryaramfashije cyane, nubona uri mu gihe abantu bari kukwima, uzikoce uzimenye, kandi nduzasebanye, ariko nubure mu gihe cy'abantu bari kuguha, uzamenye ko ari nacyo gihe n'ubundi. Umugabo yari umuvunjayi, ntabwo arabuze amafaranga, tunane kutateze, nanjye ati mpamvu ndateze, ndi gukora siporo no kuba ndi kureba igihugu cya Kongo, ndatega ngeze imbere, ati sawa rero, njye nategereje wenda kumuka yamukoramo ibyo uzakamba nasengisa, ngatega areka barandetse, ndakutura n'igitsi, ndakutura ndagenda, ngeze imbere ndikona cyambereye, sinzi ahantu namusigiye, ngiye kubona mbona arongeye angezeho n'igare, yafite ino gare rya Vitesse, ati rabana nose kutaratega, ati ndakigendera n'amaguru wana, umeze ariko arongera nyonga arashumura arigendera, nageze mu mupaka saa 12 za nimugoroba, atanabenda gufunga, nagiye n'amaguru, inzara yandiye, ibintu byakomeye, shuti yanjye kandi shuti ya Yesu, Imana, bakoze w'Imana, mwitonde, Imana ikorera mu bihe, Imana ikorera mu bihe. Namutse mu mujyane wacu Rubavu, ndazamuka
ngeze ahantu yenda hagenda nka kilometero nibwo nabonye umukobwa nanasengeye ari mu modoka imodoka ihagaze kwa wundi babushyiramo abagenzi abona kaburimbo nayihaye amaguru kabisa ati rabana atamakuru uti ni meza ati none wakwinjira bakakugeza imbere ati n'amafaranga mbite yarariha desa urugendo rwa desa rw'imodoka ati njira ndakurihira nikubitamo wowe ariko urwo rugendo rungana na kilometero nirwo nabonyemo ka avantage niko nabonyemo ka avantage ndegeze ndiruruka mvamo ngatira mu vene yo gutaha iwanje muntu ngurikiye icyo gihe cyarangoye cyakwa ndashima Imana ndabwo nasebanije nategerereje mu gihe nakurikiye inkuru ariko kusa abantu badukurikiye baze gukora mu masomo menshi hanyuma pasa tukiye kujya mu ijambo ry'Imana ariko iyi minsi iratugoye uraza kudufasha tuheze nama mu kanya gatoya iyi minsi iragoye turimo gihe cy'uyu munsi ubwo ngo tubaje abakora tugiye ngo nawo mu gihe cyabo bangana nkuko twabura buri gihe cyose cyo yagifite bikomeye byacu n'undi waba zakubwa mu bigoye ariko naho twereka twirebe iyi minsi iratugoye umukristo yitwara ute umukristo abamenye Imana yabo bazakomera no kuri abamenye Imana nyirizina bazakomera hari ibihe nigize kubwira abantu ngo ubundi hari gufata kuri Yesu none hari na Yesu kugufata hari gufata kuri Yesu none hari na Yesu kugufata abo Yesu yafashe rero bino bihe bari kugwiza imbaraga bino bihe bari kugwiza ubuhamya bino bihe bari gukomera kuko turi mu bihe bidasanzwe bino bihe bari gukomera ariko abafashe Yesu gusa bo bari kurekura bari kurekura bagasubira gusinda bagasubira gusambana bagasubira kubeshya bagasubira gukora amabi bari kurekura rwose ariko abo Yesu yafashe yabemereye ko ndakizabavuvunura mu biganza byiwe Mana ishimwe cyane hanyuma rero reka twake mu ijambo ry'Imana tusikeje iminota mike nawe urabyumva ngiye kuvuga ngo ni nkitana ariko ndebye nawe urumupasa urabizi ijambo ry'Imana sawa reka turebe ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 24 Itangiriro 24 tugiye kwasanga amagambo meza cyane ndari butindemo 24 24 turasoma k'uyu murongo waho wa 50 reka dusome mu izina rya Yesu Itangiriro 24 turasoma k'uyu murongo waho wa 50 haratubwiye ngo Labani na Betuweli baramusubiza bati ibyo biturutse ku Uwiteka nta kindi tubasha kukubwira ari icyiza ari ikibi dore Rebeka ari imbere yawe mujyane abe mukamwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo yikubita hasi aramya Uwiteka uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha Rebeka kandi aha na musaza we nyina ibintu by'iciro cyinshi mwakira ijambo ry'Imana Mana ndagushimiye kubwira ijambo ry'Imana someye bene data n'abashiki wacu ngaho bana natwe muri minota mike umukora wawe atuyobore kandi atindane natwe kuko uri Imana isumba byose dufashe muri byose mu izina rya Yesu amen indego y'iri jambo iravuga ngo kugendana n'Imana kandi ugendanye n'Imana ndabwa yoba uyu ni umugaragu wa Aburahamu yamwohereje gusabira Isaka umugeni ariko Aburahamu aramubwira ngo nyaboneka mugaragu wanjye nduzasabire
umuhungu wanjye umugeni mu banyamahanga. Uzakora uko ushoboye, ugende ujye muri bene wacu, ujye muri gakondo yacu, ujye mu gihugu cyacu, aba ariyo usabira umuhungu wanjye umugeni. Uyu rero aragenda, uyu mugaragu wa Aburahamu aragenda agiye gushaka umugeni wa Isaka. Tugeze ku murongo wa 50 ngo ahura n'uwitwa Labani mwene Betuweli, aramubwira ati ibyo biturutse ku Uwiteka. Bivuga ngo aha uyu mugaragu wa Aburahamu yari yasabye ibimenyetso, kandi Imana yari yahiriye urugendo rwe, yari yaramuhereyemo umugisha, ibintu byaye byaciyemo, yabonye uyu mukobwa witwa Rebeka, ibimenyetso byahuriyemo. Icyakora bageze mu rugo baraganira, bamaze kuganira uyu mugaragu wa Aburahamu avuga ijambo rye, amaze kubigira ijambo rye rirumvikana, ibintu bigenda neza cyane. Noneho barangije banamubwira ngo ibi byakuzanye hano, aya magambo turi kuganira ndahandi yaturutse, byaturutse ku Uwiteka. Mana yacishimwe cyane kuba utayobye inzira, kuba utaciye ahandi ukaza mu muryango, ndetse wa mwene wabo uyu waje gushakamo umugeni akaba arimwo winjira, kandi umukobwa wacu mugahurira kwere bagiye kuvoma, ndetse ibimenyetso byose ukabibona. Uru rugendo rwawe Imana yaruhereje ihirwe. Imana yacu tugirire neza. Uyu mugaragu ngo barangije bamwegurira Rebeka, baramubwira ngo dore Rebeka ari imbere yawe nk'uko Uwiteka yavuze. Mugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo bari kumubwira ngo yikubita hasi aramya Uwiteka. Mana ishimwe cyane. Buriya bana b'Imana kandi inshuti za Yesu, mu buzima turi kunyuramo, ibihe biri kugenda bihindagurika, iminsi iba mibi, abacuruzi bari guhomba, ingo ziri gusenyuka, ibyo witeze ngo umugisha bihombye, abagukundaga bakuvuyeho. Ndabagira inama mureke dusigarire ku Uwiteka Imana, kuko Uwimana yayoboye ndabwa yoba. Uwimana yagiye imbere imucira inzira, ibintu bikagenda neza. Uyu mugaragu rero yashimiye Imana cyane ko Imana yajyanye nawe, asaba umugeni, avuga umwirondoro, basanga uriya musaza Aburahamu baramuzi, baramubwira ati yo nta mpamvu yuko twamwima umugeni, ngo uyu Rebeka ari imbere yawe, mujyane, kandi turishimye kuba agiye gusanga mwene wabo. Uyu Aburahamu ntabwo twaduheruka amakuru ye, twaduheruka agenda avamo iki gihugu agenda, none niba gihumeka akaba yaratekereje kugira ngo yongera atunga umukobwa wacu umuryango nduzazime. Ibi byaturutse ku Uwiteka. Mana yacu tugirire neza. Nshuti y'Imana kandi nshuti ya Yesu, ndakugira inama yo kugendana n'Imana, kuko uwagendanye nayo ndabwo ayoba. Uyu mugaragu yagendanye n'Imana, asaba umugeni mwiza yaturanijwe n'Imana, asaba ahantu Imana ishaka n'umuryango bashaka, ibintu birakunda. Baragenda barubaka, uyu Rebeka ndetse na Isaka barubaka, Imana ibaha umugisha, ibintu bigenda neza cyane. Nawe rero Imana ikomeze ikuduhera umugisha mwinshi cyane. Gendana n'Imana nubwo ibicandege byagwiriye akaba ari byinshi, ariko komeza bizirike ku Mana. Petero yavuze ngo twakuvaho tukajya kurindi, kari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Nshuti yanjye, ideni rigiye tumujya kwiyahura. Yewe mukobwa, imyaka ndabizi, turanabizi, iri kukujyana, ariko iyo myaka yego tumujya kwiyahura. Humura, igikuru nuko uzabona Yesu. Komeza umwizere, kandi ugitindanye na Yesu, n'abagabo arabafite, witinya rwose. Yewe muntu uri umupangaje, oya, ibyo byigukura mu mwanya, ndabizi nibibazo, madeni yabaye menshi, ufite ibirarane, ariko komeza wizere Yesu. Yesu azabigenza neza. Iyo yagendanye n'uyu mugaragu igahereza umugisha Aburahamu, kamuhera mu mungu we Isaka, nawe nabyo Imana izabura kutakugirira neza. Akira neza ijambo ry'Imana. Amen, amen. Hanyuma turagushimiye pasa kubw'ijambo ry'Imana. Hano ni kuri Ndi Mukristo TV, ni wawe. Niba turi butange nimero si, niba tutari buyitange, uko buciye no ko bwishe turunguka. Abantu bashya, bashike bacu bashasha, bene data bashya bagomba gutunga kanimero kacu, kandi saha gusa bigarukiye no hirya ya kamera twavugana nabo. Turafite byinshi Imana dukoresha, tugasengana, tugahumurizanya, Imana igahabwa icyubahiro.
Nomero ni 0784 53 8 2 iboneka kuri WhatsApp. Waduseza n'isengesho. Mana turagushimiye, habwa icyubahiro, wakoze imirimo n'ibitangaza, ubana n'uyu mushiki wacu, ubana n'uyu mwene data, ngaho bana nabo data wa twese mwiza. Ijambo ryawe ryatubwiye amateka ya Aburahamu mu ngo y'Isaka kujya gusabirwa umugeni, kandi intumwa yarabanje yiyambaza Uwiteka, aravuga ngo Imana ya databuja Aburahamu iragendana nanjye. Uyu munsi rero uri Imana yacu bwite, kandi uri Imana yacu ibihe byose, izina ryawe nirisigwe hejuru. Gendana n'uyu mushiki wacu n'uyu mwene data, ibibazo arimo ndago yabyikuramo, ariko igitondo kimwe wamubera Imana, ukamubera umucyo. Ari mu buzima, ari mu rugendo, ariko asa naho atazi yavane yajya, ariko ni we Mana watanga igisobanuro cy'ibibazo ari kunyuramo muri iki gihe. Bana nawe muhembure, kandi mwumve umurengere muri byose. Niko tumusengeye ku Mana mu izina rya Yesu, amen amen.